Imana ni umukozi w'umuhanga, ni inyembaraga kandi irashoboye. Mu bimera yaduhaye bidukikije harimo ibifite umumaro kandi mwinshi cyane. Yewe ntitwirengagize ko ibimera aribyo bituma tubona n'uyu mwuka duhumeka ari wo oxygene. Uyu munsi wa none tugiye kuvuga ku kimera kidasanzwe duhura nacyo, tubona mu bihuru, mu mirima yacu n'ahandi, aricyo kimera cyitwa igicumucumu. Iki gicumucumu nk'uko ukibona mu ifoto aha, ni igiti gifite umumaro ukomeye cyane abacu ba kera bifashishaga, ndetse nabo bashobora kwifashisha bivura indwara zimwe na zimwe. Ibi ntubyumve ngo wumve ko ngiye ubikubwiye ushishikariza kujya kwivuza ibyatsi, ariko nanone ibyatsi cyangwa se ibimera bishobora kuvamo umuti wagufasha mu gihe biri ngombwa. Tega amatwi rero wumve neza, hanyuma ukande ku nzogera, ukore subscribe, share na comment, maze ikiganiro ugisangiza abandi. Biragira umumaro abacyumva, maze nabo bamenye umumaro w'iki kimera. Nk'uko twabibabwiye rero, ikimera cyitwa igicumucumu kirazwi cyane mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu, cyane cyane ku bantu bakuze. Iki kimera cyitwa igicumucumu turakizi hirya no hino mu bihuru, gikunze kuba kirimo mu mashyamba n'ahandi. Abantu bakuze rero bazi ko iki kimera bakunze kujya bakifuza indwara zitandukanye, ndetse abantu bakuze benshi bakunze kumenya kwivurisha ibimera. Iki kimera rero mu gifaransa bakizi ku mazina menshi, harimo oreille de lion, ugutwi kw'intare, queue de lion, umurizo w'intare, grosse tête cyangwa se umutwe munini, n'ayandi mazina menshi. Iki kimera rero cyitwa igicumucumu kizwiho kuvura indwara zitandukanye, harimo indwara zimwe zo kubyimbirwa. Urubuga rwitwa La Riviera Belle.org bavuga ko bakoze ubushakashatsi ku gicumucumu bwagaragaje ko icyo kimera kigiramo ubushobozi bwo kurinda abantu gukunda gufatwa n'ibintu byitwa imbwa mu mikaya cyangwa se kubyimbirwa mu mitsi, kandi kigiramo ubushobozi bwo kugabanya ububabare kandi kidatera ikinya. Iki kimera kigiramo ubushobozi bwo kurinda ububyimbe, anti-inflammatoire cyangwa anti-inflammatory mu cyongereza, ubwo gutuma isukari igabanuka mu maraso no kurinda diyabete cyangwa se anti-diabetike. Gifasha kandi mu kurwanya udukoko dutoya twa bagiteri dukunze gutera indwara, antibacterienne. Igicumucumu kandi kigiramo ubushobozi bwo kurinda uruhu rw'umuntu gusazira imburagihe, ubwo gukiza ibisebe no korohereza abakobwa cyangwa se abagore baribwa mu nda cyane mu gihe bari mu mihango. Kikanafasha mu kurwanya ikibazo cyo kwituma impatwe, aribyo bita constipation cyangwa constipation mu cyongereza. Mu gihugu cy'Ubuhinde tunyarukiyeho buto, bavuga ko indabo z'igicumucumu n'ipfundo ryacyo risohokamo indabo byombi bikoreshwa mu miti itandukanye. Ifu cyangwa se ivu ry'imbuto z'igicumucumu n'indabo zacyo bikoreshwa mu kuvura ubushye, bakabisigaho umuntu yahiye bikihutisha gukira. Ifu n'imbuto z'igicumucumu iyo ivanze n'amavuta y'ubunyobwa bifasha mu kuvura ibisebe. Ibi tubibutse ko ushobora kubikora, ariko nanone ukibuka ko isuku ugiye kubikorana, kuko kenshi na kenshi iyo ubushye tubuvuye nabi dushobora kugira izindi ndwara. Kubiza uduti tw'igicumucumu rero tuvanze n'ibibabi ndetse n'indabo zacyo bikoreshwa mu kuvura jaunisse cyangwa se indwara ikunze gufata abana b'impinja, ariko ni rimwe na rimwe iyi ndwara ishobora no gufata abantu bakuze. Igicumucumu kandi gikoreshwa mu kuvura inkorora. Abakera bacu cyangwa se abo twakomotseho bari abahanga, bari bazi ibi byatsi, bari bazi ibiti kandi bazi n'icyo bikoreshwa. Niyo mpamvu kenshi na kenshi wasangaga aho batuye ibi biti bihateye, ariko twe ubu biragenda biducikaho. Niyo mpamvu dushishikariza abantu benshi kurinda ibiti byacu gakondo. Nyaboneka, hari icyo bishobora kudufasha kandi bikomeye. Mu zindi ndwara kivura rero harimo izifata mu myanya y'ubuhumekero, kigafasha ku bantu bakuze kubavura kubabara umutwe, kubabara mu ngingo aribyo bita douleur articulaire cyangwa se arthritis, kubabara imikaya, kubabara umugongo ndetse no kubabara mu mbavu. Hari kandi abafata amababi y'igicumucumu yumye bakayacana
kugira ngo umwotsi wayo ubafashe kumva baguwe neza n'ubwonko bwabo bukore neza. Muri make ishobora kugukorera ikintu bita aromatherapy, kigatuma ubwonko bwawe buruhuka neza. Icyo kimera kandi nanone kigira umumaro mwinshi cyane mu gufasha mu bantu bakunze kumva bameze nk'abafite imvune mu mibiri yabo. Ubwo bagifata bakagiteka bakivanze n'umunyu, hanyuma bya byatsi byose bavanze n'umunyu, amababi yacyo n'indabo zacyo bakabyifashisha bakuba ku mibiri yabo aho bari kubabara. Iyo bamaze kubikora bararyama bagasinzira, nyuma amavunane akagabanuka. Bahanga mu kumenya iki kimera bavuga ko iki kimera kibitsemo ubushobozi bukomeye cyane cyane ku buryo bwo gufasha abantu kubyimbura ahabyimbiwe, anti-inflammatoire. Rero iki kimera urubuga rwitwa riviera.org rwakivuzeho byinshi cyane, kandi bavuga ko iki gicumucumu iyo kikiri kibisi gishyirwa mu mazi maze wayatogosa, amazi avuyemo akayungururwa, hanyuma kifashishwa nk'umuti uvura iseseme no kuruka ku bantu bakunze kugira iseseme no kuruka. Kandi bo bakomeza bavuga ko igicumucumu gishobora kwifashishwa mu kuvura rubagimpande, ibisebe bya mburugu, indwara z'uruhu, indwara z'imihumekere, indwara zifata mu rwungano rw'inkari, ndetse no kuvura tifoyide. Izo ndwara zifata mu rwungano rw'inkari ni ama-infection urinaire akunze kwibasira abantu. Rero reka tusubikira aha, ubutaha tuzagaruka tubabwira uko ushobora kubitegura kugira ngo bigufashe. Nyamara burya ibimera nabyo bishobora kudufasha, nubwo kenshi twifashisha n'imiti isanzwe, ariko ibimera naryo ni ishingiro ryo kubaho, bishobora kudufasha kubaho. Murakoze cyane, turabakunda, mukomeze mudushigikire kandi mudukurikire kuri iyi channel. Nabwiye ko nzajya mbagezaho ibintu byinshi, inama ku bijyanye n'ubuzima, inama ku bijyanye n'uko umuntu yakoresha imiti, inama ku bijyanye n'icyo wakora. Ni byinshi tuzaducishaho, ndetse n'ivugabutumwa. Mukomeze mudukurikire, turabakunda, murakoze cyane.